kangusubize rero by the way waramutse. Okay, kangwari cyo tutumvikanyaho hari cyo nakoze n'icyo amasoko yasoko rya Nyanza yubatswe 2000 na bakugita ko ryavuguriwe 2010 ntago ntazinda yarari yabameya ukiragiye yabaye meya mu 2016 ririya soko bazirizwa rya 2011 ngo baritashye hari akare bitaganye Magabe bana sinzi n'ibiri soko rarigiyemo kugenda uri nyine umurebe biteye agahinda ngo urebe ukuntu soko rimeze ya 2011 igihe ryubakiwe. Igitangaje muri manda ya mbere nibwo yarangije kuryishyura yaraje araryishyura muri manda ya mbere araryishyura bro agira nimwe anabipfa n'abantu hari araryishyura bro agira nimwe anabipfa n'abantu hariya abipfa n'abantu hariya babati akabatsindisha ibintu muri rubara byangiritse kera byapfuye uribonye rwatse ryibaza ntabwo isoko rya Nyanza yoke muri bya Ruhango maze rya Ruhango uko rimeze sirizima iya soko rero sinjye ushyira mu majwi ariko murenza budara hari yakoze ikosa ritabaho kugira naho yo kumarafi imyaka rengahe bakiryishyura no ryana maze no gupfajyanye uzajye muri ryabaye nk'ikimoteri ya naganya kararanyishe n'indigezemo nibuka ko arimaze kwishyura ubundi ikindi nakubwira ntago niyo Nyanza twataramye n'ibyo uko kuza kwa Reyo ntabwo yazangura nazinda yazangura murenzi uvuga ngo madeni yateje yarishyuwe nyine ishyuwe ku Rwanda zinda ibijyanye zinda yazangura murenzi uvuga ngo madeni yateje yarishyuwe nyine ishyuwe ku Rwanda zinda ibijyanye twataramye muri 80 yayispendinze ku bwa murenzi ugende kurikirana ibicyo gihe sibyo amadeni hajya amadeni mu karere ari nabo uzuko akigiye ku bumeya bavuga ngo ni Magufuli karajya asanga ibintu ntibisanzwe amadeni n'amadeni wese araza kwishyuza akaza kwishyuza buri kwezi iki agira ibaza n'ibindi amafaranga bitanamuriya byarangiye byinjemo bati no twazakora iki bibaga imanda ya kabiri niyo akabaye ari kwigaragarizamo nyine nk'umuntu ngo ubundi mu mwaka wa nyuma kugera n'ingi yatangiye nibwo abango yatangiye kugaragara kugera rero mu ntuza yego byo Nyanza rishingiye kuri caguwa hayitazo na competition y'amata rishingiye kuri caguwa hayitazo na competition y'amata icyo ndacyemera ariko iyo bye neza buriya Nyanza iri kubaho mu ngaruka z'amateka iracaguwa ni ya Nyanza gwera bina abantu bacuruza muri Nyanza na 73 bakubwira ati iyo bavuze sekene wumva Nyanza uyuka nawe uterengagije uvaga igisagara ukaza kugura kacaguwa keza Nyanza amusore tose but it's fact nicyo nakubwira no ikindi kintu okay ku ngoma ye ntago imikorere mu karere ugeze mu mujyi ntago uyibona nanjye ndajya mbikushunningaho nare nkareba ngaho nyize mu mujyi wasanga hari amatara ataka ngaho ataka ngaho kuvuga ngo mu mujyi ntibigaragara muri ibikorwa byo mu mujyi nabyo byari bikiri mu madeni ndabyibuka hari umunsi perezida ari buzi Nyanza basetinga amatara bagira bate man yaciyeho nk'ibyumweru bibiri agiye bya bintu barabimanura bisuzo babikuye murabyumva ahubwo Nyanza nyimbe yewe bagwana n'abanyamujyi ababingwa urukumva ikindi kintu buriya no gwabango bugira musakora wenyine ntagakorana n'abandi arakorana icyatumye agenda rero ngewe impamvu ni nahwera ni impamvu nyinshi ni personal reasons benambere bamunga ni Joseph Nyamayaga n'ubu bati ubiri bazo byo bisingiye kunuza
ntuza ku itariki 20 z'ukwa kane umwaka ushize urwo kare bibuka akazana umugore utari uwe akazana undi mugore muri rusange mu mwanya nk'uri mu munsi nk'uri ukomeye aza afite umugore utari uwe bituma atamugira n'icyizere cyo kongera kuba chairman w'umuryango mu karere ka Nyanza. Byabaye ibindi byanoroshye cyane kumweguza uriya aza kuba kiri chairman ntabwo ko bamweguje kuriya wapi bari kugiramo gake bakagenda gake cyo gukuza nama uvuga ari inama tarakirema aribyo kera muzungu uravuga ngo wavuze amagambo ateganye ngo kurubyiruko ngo kuyobora urubyiruko no kuyobora ngo shiri kiri mu ngorofani nubwo tugiye kwirepeta nayo ko cyangwa yarakize yari meya ariko ari meya kataba mu muryango urwo rubyiruko rero cyangwa n'abandi bantu bari maginama bagisha